ko ngo ubundi hari impamvu Satani akunze kwataka amahoro yawe akayakubuza, akataka umuryango wawe, akakugabaho ibitero bihambaye cyane, mbega ugahora mu bibazo uterwa na Satani. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ngo wibagirwa amwe mu magambo cyangwa se ukibagirwa ijambo rica Satani imbaraga. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyanditswe bitanu. Ni amagambo yanditswe muri Bibiliya atanu twita ibyanditswe bitanu. Ibyo byanditswe bitanu biri muri Bibiliya Satani arabyanga cyane, kuko ibyo byanditswe bitanu biri muri Bibiliya iyo umukristo cyangwa se umuntu abikoresheje bicecekesha Satani, bikamuca imbaraga, bigatuma n'intege n'ibitero yakugabagaho bicika intege. Mu yandi magambo, iyo umaze kumenya bino byanditswe bitanu uba ubonye intwaro zo gukoresha kugira ngo Satani umucecekeshe mu buzima bwawe. Icyanditswe Satani akunze gutuma abakristo bibagirwa kugira ngo abone uko abatera ubwoba, abagabeho ibitero, mukabona ubuzima bwanyu buhora mu bibazo bitewe na Satani, ni ukubera ko mwibagiwe icyanditswe cyanditswe muri Luka 10:19. Iki cyanditswe ni icyanditswe uba ugomba guhora wibuka kuko gicecekesha Satani. Muri Luka 10:19 haranditse ngo, reba nabahaye imbaraga n'ubutware bisumba iby'umwanzi wanyu. Impamvu Satani yanga ibi byanditswe muri Luka 10:19 ni uko Satani iki cyanditswe nk'umukristo iyo ukimenye kibasha kugukura mu binyoma, bya binyoma Satani aba yaragiye akakumvisha. Satani akakumvisha ko agufiteho ubutware n'ubushobozi cyangwa se agufiteho imbaraga n'ububasha, kuko kino cyanditswe Luka 10:19 kiba kiri kuvuga ngo nabahaye ubutware n'ubushobozi ku mwanzi wanyu. Ubwo butware n'ubushobozi Satani yari abafiteho Yesu yarabumwambuye. Icyo cyanditswe rero Satani ntaba yifuza k'abakristo bakibuka. Icyo cyanditswe bayifuza ko mukibagirwa, mbega kikaba nk'amateka mu mutwe wanyu. Iki cyanditswe ngo ni icyanditswe kimeze nk'aho atari icyanditswe gusa, ahubwo ngo iki cyanditswe kimeze nk'aho uba uri gukanga, uri kwibutsa Satani n'abadayimoni be, ubereka ko ufite ubushobozi, ubadomina, ndetse n'ibitekerezo bibi bikuri mu mutwe byose ukabyamagana, na buri bwoba bwose buri muri weho ukabwamagana ukoresheje kino cyanditswe. Mbega ni icyanditswe ububwira Satani n'ubwo bwoba n'ibigutera ubwoba muri iyi si byose, n'ibitekerezo bibi n'ububasha bwose bwa Satani, ubibwira ngo nta bubasha na buke mumfiteho. Icyo cyanditswe Luka 10:19 ni icyanditswe gikomeza kivuga ngo, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo ndetse n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ngira ngo uri kumva iryo jambo. Ni ijambo buri mukristo wese ubundi yabashije kuryibuka, yibuka ko atakagombye kugira ubwoba. Satani nta bubasha na bumwe amufiteho, kuko ni ubutware Yesu bari kukubwira ko yambuye Satani, akubwira ati dore nabahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo. Ariko muri Bibiliya y'Ibyongereza ngira ngo mujya mubona ko basobanura bavuga ngo dore nabahaye ubutware hejuru y'umwanzi wanyu, mbega mu muri hejuru. Ati ndetse n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kizigera kigira icyo kibatwara. Umukristo akicara abizi. Icyo ni icyanditswe cya mbere. Iyo ukizi, za ntambara wahoragamo z'ibinyoma bya Satani, agutera ubwoba, akumvisha ko akurenze, akumvisha ko bikurangiriyeho, akumvisha ko rwose nta garuriro. Icyo cyanditswe iyo ukibutse Satani biramubabaza cyane, uba ugiye kumucecekesha. Tujye ku cyanditswe cya kabiri Satani yanga ko abakristo bamenya. Turajya ku cyanditswe cya kabiri. Iki cyanditswe kiri muri Luka 10:19 iyo ukivuze ukakivuga cyane ushize amanga n'umunwa wawe n'umutima wawe wose, uba umeze nkaho utari gusaba Satani imbabazi cyangwa wamutinye. Nta nubwo uri gusaba Imana ngo ngise muri kano kanya, kuko n'ubutware yaguhaye mbere. Ahubwo iryo jambo rivuze uri gukomeza ushimangira ya ntsinzi Yesu yatsinze Sekibi, ndetse unashimangira ko intsinzi Yesu yayiguhaye ari iyawe. Ntabwo uri gusaba ngo Yesu akuzanire intsinzi, uba uri kwibutsa Satani ko iyo ntsinzi Yesu yayiguhaye kera. Ko ngo Satani buriya ikintu gituma abasha kuganza abakristo, niyabona abakristo baribagiwe, cyane cyane mukibagirwa ibyanditswe, mukibagirwa ko Yesu yanesheje, ndetse mukabaho mufite ubwoba. Icyo gihe ngo Satani rwose abasha kumera neza n'amadayimoni ye, bagakora akazi kabo neza. Ariko iyo uvuze iki cyanditswe kiri muri Luka 10:19, Satani umwibukije ngo ibukuriwe kuri hasi cyane, ndetse Satani ukabumwibukije n'ubutware ugenderaho cyangwa se ufite. Cyanditswe cya kabiri Satani abatifuza ko abakristo bibuka, abadashaka ko muvuga, abadashaka ko mumubwira ko mumenya, ni ikiri muri James 4:7. Ubwo si Yakobo 4:7. Iki cyanditswe impamvu Satani agitinya nuko cyongera kugaragariza umukristo ubushobozi yahawe n'Imana n'ubutware yahawe n'Imana,
ndetse byongera kwibutsa umukristo ko adakwiye kugira ubwoba bwa Satani, kuko muri Yakobo 4:7 haranditse ngo Imana yari iri kutubwira ngo nuko rero mugandukira Imana, atariko nanone murwanye Satani nawe azabahunga. Satani rero icyo cyanditswe ntabashaka ko abakristo bakibuka, ntabashaka ko mwese muri mu bibazo muba mwumva mufite ubwoba, uhangayitse, ubona byanze, uruvuga ngo Satani yaranyatatse, byarankomeranye. Mbega iki cyanditswe Satani ubwo bwoba ufite nibwo butuma bahakamera neza, kuko iki cyanditswe uba wakibagiwe. Iki ni icyanditswe Imana yibutsaga ikiremwa muntu ubushobozi bwanyu, ababwira ati mugandukire Imana, atariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mu yandi magambo, mwese muri kunyumva mufite ubutware n'ubushobozi mwahawe n'Imana, ko urwanyije Satani ntabwo yasanga kurwanya ngo agushobore, ntabwo bishoboka. Bibiliya itubwira ko ngo Satani nimumurwanya azabahunga. Ntabwo yavugaga muri benshi, wowe ku giti cyawe uri kunyumva urwanyije Satani, Bibiliya ivuga ko yaguhunga akagenda. Ariko iyo ugize ubwoba, ugatinya, ugapanika, ibitekerezo bibi ukumva ko bikurangiriye ukiheba, aho ngaho rwose Satani aragufata kuko nawe akagukandamiza ukabibona. Mu yandi magambo, Satani ntaba yibuka ko cyangwa se ashaka ko muvuga kino cyanditswe, abagira ngo mukibagirwe. Ni Yakobo 4:7. Iki cyanditswe ngo cyongera kwibutsa Satani n'amadayimoni ko nta bushobozi na buke afite ku bantu bagandukiye Imana, nyine bari mu Mana byuzuye, bazi ko rwose Imana ariyo mugenga wabo. Satani abizi ko abo bantu nta bushobozi bafite. Iki cyanditswe rero iyo ukivuze Satani cyangwa se ugakomeza ukibuka, Satani ngo biramubabaza cyane kuko araguhunga. Andi magambo, mu gihe ubonye uri mu bigeragezo, ntugashake gukoresha imbaraga zawe bwite ngo nizo ugiye kurwanisha. Mbere na mbere banza uvuga ati Mana nduwawe, wiyegurira Imana. Aricyo Yakobo yatubwiraga muri biriya byanditswe ngo wibanze mugandukira Imana, ubwira Imana ati nduwawe, ubundi nurangiza ushikame uhangane na Satani ngazahita guhunga. Tujye ku cyanditswe cya 3 Satani abatifuza ko abakristo bamenya. Bisomye muri Timoteyo 2, iki ni cyanditswe cya 3 Satani yanga cyane, ku buryo umukristo wibuka kino cyanditswe akacyubahiriza, Satani biramubabaza akanahunga uwo mukristo, ndetse Satani akabangamirwa cyane. Iki cyanditswe rero Satani akunze gukora uko ashoboye kugira ngo abakristo bakibagirwe nacyo. Kiri muri Timoteyo 2:1 uhereye kuri 7. Ahanditse ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, urukundo no kwirinda. Niko handitse. Cy'umurongo uvuga yuko Imana dukorera itaduhaye umwuka w'ubwoba, ariko usanga abantu benshi bafite ubwoba. Kuko ngiyo ufite ubwoba, nk'uko nabikubwiye, Satani akabona uri umukristo, witwa ngo uri umukristo ufite ubwoba, icyo gihe rwose araza akakugira pararize, kaza akakongorera ibinyoma. Bityo ubwawe nk'umukristo utangira gushidikanya ku masezerano Imana yaguhaye kubera ubwoba. Tangira rero gushidikanya ku masezerano Imana yaguhaye, ni ahandi utangira kugira ubwoba. Iyo wamaze kugira ubwoba tayari uba watangiye gushidikanya ku bushobozi bw'Imana n'amasezerano yayo, uhita utangira kwirwanirira, ari utangira kuyoboka inzira y'ibyaha. Satani tayari mu bwoba bwawe akaba arahatsindiye. Niyo mpamvu rero bakubwira ngo hariya dusomye muri Timoteyo 2:1-7 ngo Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba. Igihe Satani agutera ubwoba ugatangira gutekereza ku gaciro kawe, ukagashidikanya, ukumva ntako. Buri hari abantu benshi babayeho batekereza agaciro kabo bakakabura, akumva nta gaciro gifite bitewe n'ubuzima yabayemo n'ubwo abayemo, akumva nta gaciro wenda gifite imbere y'abantu, akumva ko no ku Mana ubwo ngubwo ari uko, agatangira gushidikanya no gutekereza cyane ku muhamagaro we, bukaba bwinshi. Ariko Timoteyo 2:7 na Timoteyo 2 uhereye kuri 1 kugeza kuri 7 uvuga ngo ubwoba ntago ari umurage wawe, si wo murage Imana yaguhaye, ahubwo Imana yabahaye umurage w'imbaraga. Yandi magambo, nuzajya wumva wataye umutwe uri kwishidikanyaho, uri gushidikanya ku masezerano y'Imana, wumva ufite ubwoba bw'ubuzima, wumva nta gaciro ufite, n'ibindi byose bigutesha umutwe byose, ujye ubumbura umunwa wawe uvuga uno murongo uri muri Timoteyo 2:1-7 uvuge cyane, ndabizi uzajya wumva impinduka. Icyo gihe ntabwo uzaba uri gusaba Imana umuhate n'umurava no gutinyuka, oya, ahubwo uzaba umeze nk'uri gukanda buto kugira ngo ibyo Imana yaguhaye kera bikurimo bigusanzwemo bibashe gutangira gukora, kuko Imana yakubwiye ko yaguhaye umwuka w'imbaraga. Murawufite muri mwe, ariko mumeze nka kumwe itara mwarizimije, ukanda kuri ka kantu ka interrupteri, muri itara rikahita ryaka, nicyo kiba kibura. Iyo uvuze uno murongo uba wakije za mbaraga ziri muri wewe, ntabwo wongeye kuzisaba Imana bushya, yarazigwaye tayari ziri indani muri wowe. Ko ngo Imana hano itubwira ko itigeze iguha kubaho mu buzima bwiza wumva utekanye gusa, ahubwo yaguhaye no kuba utuje mu mutwe, kuba ufite umutima wuzuye urukundo, kuba ufite ubutwari
ubutware butegeka, apana kubaho umeze nk'uwinginga, oya ufite ubutware butegeka. Izo mbaraga Imana yaraziguhaye. Izo mbaraga yaguhaye ntago zinyeganyizwa. Ko kuri rero kwa nyako tubonye muri Bibiliya ubashije kukwakira mu mutima, ukakuvugisha umunwa wawe, ukabibamo ukabyemera, icyo gihe Satani araguhunga akiruka. Niyo mpamvu Satani batifuza ko kino cyandikwa hari umukristo ukimenya. Muba mubizi ariko agakuru kashoboye mukabyibagirwa, ahubwo mukagenda mukiberaho mu bwoba, ugasanga ari kubategera muri ibyo bintu. Uko kuri kwa nyako nuko muri ubwoba utajya bubasha kubana n'umuntu. Ntago umuntu uri mu kwizera kwa nyako wamaze kuvuga no magambo wizeye wasomye bino byanditswe nakubwiye, yabasha ubwoba bwabasha kubana nuko kwizera kuri muri we. Kimwe kivamo ikindi kigasigara. Iyo ufite ubwo bwoba, kwizera kuba kwagiye. Iyo ufite ukwizera, ubwoba nabwo ntago bwaba ahantu hari ukwizera. Ubwoba wita bubanza bugacaho bukagenda. Ngo ibyo ngibyo ni ibintu mwamaze kubona, ubwoba ko no kwizera bitajya biba ahantu hamwe. Twabibonye ubwo Petero yagendaga hejuru y'amazi abibwiwe na Yesu, yagize kwizera kuko ayigendera hejuru y'amazi. Akigira ubwoba gato, ntago bwa bwoba bwaje ngo wite bubana na kwa kwizera yari yagize mbere ngo noneho gakomeza agendere hejuru y'amazi. Oya, akigira ubwoba gato kwizera kwahise kugenda atangira kurohama. Ibyo twarabibonye. Iyo mpamvu rero bino byanditswe ndi kukubwira uko ari bitanu, maze kukubwira bitatu, ni bibi cyane, bitera ubwoba Satani n'abadayimoni be n'ukuzimu kose muri rusange, bakagutinya. Ko buriya ngo iyo umukristo wa nyawe yongeye kwibuka uwo ari we muri Yesu Kristo n'ubutware yahawe muri Yesu Kristo, ijwi ry'umwijima rirarigita, rirabura, ricaho. Undi murongo rero wa kane ariwo tugezeho Satani abashaka ko mwibagirwa nk'abakristo kugira ngo abafatirane. Noneho akenshi musanga ino mirongo abenshi bayikoresha hanini ku bantu bagenzi babo. Ni iki? Kuko ubona hari umuntu utakwishimiye ukumva ko uwo murongo ari cyo usobanuye, ariko mu by'ukuri iyi mirongo ibigomba no kukwibutsa n'indi mirongo iri mu Bibiliya ikwibutsa ko uwo muhanganye atari umuntu ufite umubiri. Umwanzi wanyu ntago ari mugenzi wawe ubona mu buzima busanzwe ngo mu nshuti, ngo inshuti ziratwanga n'ibiki. Umwanzi wanyu muramuzi. Ibyo ngibyo ni ibintu twagiye tugarukaho kenshi. Undi murongo rero Satani yanga cyane ni umurongo uri muri Yesaya 54:17. Uwo murongo uravuga ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, cyangwa se nta ntwaro bacuriye kukurwanya izigera ibigeraho. Uyu murongo ukomeza unavuga, nuko nagira ngo tugarukireho gusa, ariko uyu murongo iyo usomye ukomeza uvuga ngo kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'imbaraga, nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi. Uri kubyumva? Reka twigarukire ku murongo nashaka ko mwumva, nimuzajya mushaka gukomeza gusoma mujye mumanuka musome n'ahandi hepfo, bizajya bikomeza kurushaho kubafasha. Ahavuga ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Uyu n'undi murongo ngo Satani yanga cyane ko abakristo bibuka, bawuvuga, bawubamo. Hari ukuvuga ikintu no kugisoma ariko ntukibemo ngo uvuga ati ibi bintu nasomye ndi kubibamo, ndi kubyiyumvamo, ndi kubigendamo. Mbega wagenda ukabyumva ko koko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, apana kuba ubizi wabisomye ariko ukaba ukibayeho nk'umunyabwoba. Uyu murongo bivugwa ko ngo ari umurongo uhagarika imigambi yose Satani yari agufiteho ataratangira no kuyigukoraho, kuko ni umurongo wibutsa Satani ngo nta ntwaro n'imwe bazacurira kundwanya izigera ibishobora. Ngo uyu murongo uburizamo imigambi ya Satani ataranayitangira. Hahandi aba afite igitero cyo kukugabaho, yari ari kubitegura noza umugambi n'abazabinyuzamo, ariko watangira kubamo uyu murongo ukawubamo, ukawugenderaho, gukiranuka kwawe kugaturuka ku Uwiteka. Satani ngo imigambi yari afite ngo ubuyiburijemo ataranakugabaho iyo migambi. Ijambo ngo rigaragaza iyo mitego n'imigambi ya Satani byose nk'aho ari ibintu bidafite imbaraga. Uyu ni umurongo ubwira Satani, umwibutsa ko Yesaya 54:17 ni umurongo wibutsa Satani ngo suko wenda ko intwaro zindwanye zitazacurwa, ariko zizacurwa, ariko ntizigizigera zikoreshwa icyo zacuriwe. Mbega ni nko kumubwira ati muzaruhira ubusa. Andi magambo ni cyagiye ushobora kugambanirwa. Urabizi turagambanirwa buri munsi. Ushobora kugambanirwa n'inshuti, ushobora kugambanirwa mu kazi, ushobora kugambanirwa mu buzima bwose, ushobora kugambanirwa ukabura buri kimwe cyose wari ufite. Ni cyagiye rwose umuntu aba yagize igihombo gikomeye, ni cyagiye mu by'umwuka rwose umva uri kurwana intambara z'umwuka zidashira, handi ubona ko ibitero bikugabwaho bidafite aho bigarukira, ari byinshi byakurenze. Gusa uyu murongo wongera ngo kukwibutsa wo muri Yesaya 5:17 ko wongera kwibutsa ko nta na kimwe muri ibyo byose bizigera bibasha kunesha umuntu urinzwe n'Uwiteka.
Wow. Ni made in Rwanda? Hold on. Allô? Chou, ça va? Ça va bien, chérie? Guess what? Narindi kuva UTC ndi gusohoka mbona shop icuruza ibintu by'ama made in Rwanda yitwa Intwari Collection. Bafite amashati meza, inkweto nziza, mana yanjye. Ni nabuze ikintu nzaha boyfriend wanjye. Okay. Hano mbonyemo ishati nziza yo mu Ntwari Collection. Niyo nzamuha pe. Kandi ndabizi azayikunda. Bazayitafafuza pe. Ahubwo shu ugomba kubanguka ugashakira gift to your husband and I know you will thank me later, sweetheart. I have to. Okay, turavugana shu. Kamanze nkure ndakubwira uko byagenze. Sawa. undi murongo ari nawo wa nyuma ngira ngo dusorezeho ni umurongo uri mu Byahishuwe 12:11. ni umurongo uvuga ngo nabo baramunesheje bakoresheje amaraso y'umwana w'intama, ati ndetse n'ijambo ry'ubuhamya bwabo. Iko Bibiliya y'Icyongereza ibisobanura ngo nabo baramunesheje bakoresheje amaraso y'umwana w'intama, ati ndetse n'ijambo ryo guhamya kwabo cyangwa se ry'ubuhamya bwabo, ati ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Andi magambo ni irindi jambo ryongera kukwibutsa ko bamunesheje bakoresheje amaraso y'umwana w'intama. Iri ngo ni ijambo riri muri Bibiliya ryongera gutuma Satani atitira akagira ubwoba agahunga, bitewe n'uko ari ijambo ryongera kumwibutsa cya gihe yatsindwaga atsinzwe n'aya maraso y'umwana w'intama. Ko ngo bakubwira ko Ibyahishuwe 12:11 ntago ari umurongo uvuga ku byerekeranye n'intsinzi gusa, ubwo ngo ni inkuru yose yo gucungurwa ibivuzwe mu murongo umwe. Andi magambo ni inkuru ivuga ngo ntago wigeze utsinda bitewe n'uko wari ufite imbaraga zihagije, ahubwo ni inkuru isobanura ko watsinze bitewe n'uko Yesu yabimeneye amaraso. Nawe ubwawe bikakwibutsa ko Yesu yabimeneye amaraso, byarangiye yabikoze, ndetse Satani bikongera kumwibutsa wa munsi yatsinzwe. Iyo murongo ngo ntago abayifuza ko abakristo bawibuka, n'abawibutse n'abashaka ko bawubamo. Buri hari ukwibuka ikintu kugisoma ariko ntukibemo, ukaba ukirimo wagenda ukabyumva, wabe wicaye ukabyumva ko ayo maraso Yesu yayamenye, Satani yaneshejwe, nawe nta kintu yagutwara. Ko ngo ayo maraso yamenetse y'umwana w'intama niyo yabashije gukuraho ibirego byose Satani yaturegaga, ari byo bibatera ubwoba. Se na buri gisebo cyose Satani aba ashaka kugutera. Buri Satani arakunda umuntu ufite ibyaha, wakoze icyaha, agashaka kugutera ikimwaro, akurega ibyo byaha, bikwereka ukumva ufite ikimwaro n'iki. Ariko ibyo byose ngo aya maraso y'umwana w'intama kuko yabikuyeho, Satani mbega ngo ubumukojeje isoni, umwibukije ko yatsinzwe, ibyo birego by'imbega nta shingiro bifite. Se nanone uyu murongo wumvishe ko hasi ukomeza uvuga ngo Satani bamunesheje bakoresheje ngo amaraso y'umwana w'intama ndetse no guhamya kw'ijambo ryabo cyangwa se n'ubuhamya bwabo bw'ibyo banyuzemo. Mu yandi magambo uyu murongo ukomeza uvuga ngo ikindi kintu Satani kimubangamira iyo umukristo akiza kivuga ngo ni cya gihe, buri gihe iyo uri kuvuga iby'Imana yakunyujijemo cyangwa se ukabyibuka cyangwa se ukabibamo uvuga ati Imana yanyujije muri ibi iransindishiriza, Satani ngo biramubangamira cyane, bituma asubira inyuma, kuko ngo bari kwibuka ko ibyo bintu ubwo byibuka iby'Imana yakunyujijemo n'ibindi byose yazana na by'Imana yabikunyuzamo. Cyane noneho ngo uba uri kuzana gutsindwa kwa Satani, uko kuntu yasebye ubwo Imana yamugutsindishirizaga, ukongera ukabegereka abantu bose, mbega ngo uba uri kugenda umusebye, umuteza abantu, umukoze isoni, umugaragaza nk'umunyantege nke. Iyo uri kuvuga ubuhamya bwawe ububwira abantu Imana yanyujije muri ibi, Satani yagize gutya ariko Imana ibigenza uku, ngo Satani ibyo bintu biramubabaza kuko uba uri kumusebya. Ni nk'uko mbega umuntu yagukubita muri babiri ukavuga ati ntariba nkubise turi babiri, ariko abantu ntabwo bazabimenya, abantu bazi ko ndije yanzi kurwana. Ejo ugasanga uwo muntu ari kugenda guteza abantu aturiya muntu rero yaragize gutya, ndamukubita ndamutsinda, bigenda ukunuku. Ngo Satani biramubabaza, ngo muba muri kumutsindishiriza, kumutsinda mukoresheje ubuhamya bw'ijambo ryanyu cyangwa se ubuhamya bwanyu, ngo biramubabaza cyane. Ko Satani ngaba yifuza ko iyo ntsinzwe icecekwa, ariko wenga inkuru yawe n'ubuhamya bwawe buri kubigira intwaro, ubimwibutsa igisebo cye, ndetse ku buryo n'abandi ubuhamya bwawe bushobora kuba bwabafasha bakumva ko Satani ari uwo gutsindwa koko cyangwa se yananeshejwe, bigatuma bamuca amazi. Ibyo bintu rero biramubabaza agahunga cyane. Andi magambo, ntugahisha hahise hawe, ntukanacecekeshe ijwi ry'ubuhamya bwawe. Ubuhamya buratandukanye. Hari abantu nyine batanga ubuhamya wumva ko bagamije kwirata ku bandi cyangwa se ngo
ubone ko rwose bisigaye byaraciyemo, ariko hakaba n'umuntu utanga ubuhamya ubona ko ari ubuhamya buje gufasha abantu no kongera gutuma abantu bagira icyizere, abantu bongera gukunda Imana ndetse abantu bongera gukiranuka kurusha, bitandukanye na wa wundi uza nyine ameze nk'uje gushinyagura ngo ari gutanga ubuhamya. Nyine biratandukanye, ngira ngo murabyumva namwe muzi gutandukanya ubuhamya nyabuhamya nyine bufatika bumwe Satani atinya, nubwo ashobora kumva ahubwo akavuga ati uyu ni umuntu wanjye. Uraza kutubuhamya ngo Imana yaguhaye imodoka, ngo yaguhaye umugati, yaguhaye etaje. Hari ubuhamya nyine umuntu atanga ukumva ko Imana mu buhamya bwe yanesheje Satani, yakuyeho imitego ye Satani nawe agasebera muri ubwo buhamya, ku buryo ibyo bintu bituma Satani aguhungira kure. Mufite kuntu musigaye mubizi, muzi ko bitandukanya. Ndaje mu kanya, kora subscribe mu kanya. Ikindi nkwibutsa hano kuri chaîne y'abamambure ni uburyo twashyizeho kugira ngo abantu bajye babasha kugira gute kubona zimwe muri content bazibone mbere y'abandi. Ni uburyo bwo kugura membership, ngira ngo content nyinshi zizajya zibanza hano muri membership, zirebwe n'abishyuye biterwa n'amafaranga wahisemo, no guhera ku $2 $2.99 kuzamuka bitewe nuko ushaka gusapotinga content ngizi n'izindi nyinshi zigiye kujya zibanza hano. Hari zizajya ziguma hano honyine ndetse n'izajya ziyamara iminsi zibe zaza noneho n'ahandi abantu bose bashobora kuba bazibona. Kora subscribe aho hasi, ndaje mu kanya.